Ikaze neza kuri iyi channel Kirezi TV kugezaho amategeko y'umuhanda, channel y'ubwenge. Uyu munsi tugiye kureba amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo dusoma twihuta, twitoza gusoma vuba kandi dusubiza igisubizo kiri cyo. Gusa byaba bibabaje ushaka gukora ibibazo n'ibisubizo utarize. Niba utarize kanda subscribe kuri iyi channel, wandikemo amategeko y'umuhanda igika cya mbere kugeza ku gika cya gatanu. Urabona ibibazo, urabona amategeko y'umuhanda, ubusobanuro bw'amagambo, byose ubibone, hanyuma nurangiza uhita uza dukora ibibazo n'ibisubizo nk'abahanga twihuta tudashidikanya. Aha turi kwitoza gukora mu minota mike cyane. Umurongo ugizwe na mpande eshatu ziherekeje imitwe aho abayobozi b'ibinyabiziga baturuka umenyesha iki? Aho abayobozi bagomba guhagarara akanya gato iyo bishoboka. Aho abayobozi batagomba guhagarara. Aho inkomyi iri imbere yabo. Igisubizo ni aho abayobozi bagomba guhagarara akanya gato iyo bishoboka. Twakomeje. Hashyirwaho umuherekeza wunganira umuyobozi umubare w'inyamaswa iyo zikururana urenga zingahe? 5 se, 2 se, 4 se, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Subiremo ikibazo. Hashyirwaho umuherekeza wunganira umuyobozi iyo umubare w'inyamaswa zikurura urenga, igisubizo ni 5. Twakomeje. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara umwanya munini imbere cyangwa inyuma y'ikindi kinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini mu gihe gihagaze ahatagejeje kuri metero 4, ahatagejeje kuri metero 5, ahatagejeje kuri metero 2, ahatagejeje kuri metero 1. Igisubizo: ikinyabiziga kibujijwe guhagarara umwanya munini imbere cyangwa inyuma y'ikindi kinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini mu gihe gihagaze ahatagejeje kuri metero 1. Ibitegekwa n'umuyobozi ubifitiye ububasha birushwa agaciro n'ibindi bimenyetso. Ntibirusha agaciro ibindi bimenyetso. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bisimbura ibindi bimenyetso bimurika gusa bidakora. Ubundi ibitegekwa n'umuyobozi ubifitiye ububasha birusha agaciro ibindi bimenyetso, ariko hano ntabwo iryo jambo ririmo, rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twakomeje. Amatara aranga ikinyabiziga akigaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere yitwa amatara ndanga, amatara y'imbere, amatara ndangambere. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni amatara aranga ikinyabiziga kandi akigaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere yitwa amatara ndangambere. Twakomeje. Hagati y'ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa hagomba kuba nibura metero 30, metero 20, metero 40, metero 50. Hagomba kuba nibura metero 30. Iki gisubizo: hagati y'ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa hagomba kuba nibura metero 30. Twakomeje. Umurongo mugari wera udacagaguye uciye ku buryo bugororotse ku nkengero y'umuhanda werekana aho abayobozi bagomba guhagarara akanya gato babitegetswe n'icyapa. Aho abayobozi bagomba guhagarara akanya gato. 1 na 2 ni ibisubizo by'ukuri. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umurongo mugari wera udacagaguye uciye ku buryo bugororotse ku nkengero y'umuhanda werekana aho abayobozi bagomba guhagarara akanya gato bategetswe cyangwa babyeretswe n'icyapa cya stop. Iki ni cyo gisubizo cy'ukuri. Twakomeje. Ni ryari uva mu murongo wari urimo iyo mwagendaga mubangikanye? Ashobora gukatira ibumoso iyo ari mu murongo w'ibumoso. Ashobora gukatira iburyo iyo ari mu murongo w'iburyo. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko ushobora gukatira ibumoso iyo uri mu murongo w'ibumoso, nanone kandi birashoboka ko ushobora gukatira iburyo iyo uri mu murongo w'iburyo. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twakomeje.
Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kuzimya moteri akavanamo vitensi ryari igihe ikinyabiziga gikururwa n'ikindi kinyabiziga, igihe amanuka, nta na rimwe birabujijwe, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kukizimya moteri akavanamo vitensi igihe ikinyabiziga gikururwa n'ikindi kinyabiziga. Twakomeje. Iyo ibinyabiziga bigeze mu masangano aho banyura bagombye kuzenguruka, ari ibyagezemo ari n'ibigiye kwinjira, ni ibihe bitambuka mbere? Ibyageze mu isangano, umuyobozi ugiye kwinjira mu isangano agomba guhita yinjira, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. 1 na 2 ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo ni ibyageze mu isangano nibyo bigomba guhita bitambuka mbere. Twakomeje. Kugira ngo werekane ahantu habi cyane hakoreshwa itara risa gute? N'umutuku rimyasa rivuga uburenganzira bw'abarushijeho kwitonda, bwo gutambuka barushijeho kwitonda. Ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka barushijeho kwitonda. Ry'icyatsi rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka barushijeho kwitonda, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni itara ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka mbere burushijeho kwitonda. Ibimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara bifite amabara angahe? 3 se, 4 se, 2 se? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo cyangwa 3. Nkomeza kubibutsa ko niba aribwo ukinjira kuri channel uri kureba amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo, ntabwo ari ngombwa gusimbutsa, hera ku murongo wige neza, kandi nanone niba ari ibibazo n'ibisubizo utangiye gukora, nakugira inama ko wabanza ukareba amategeko y'umuhanda igika cya mbere kugeza ku gika cya 5, ukabona kuza gukora ibibazo n'ibisubizo. Tubafitiye ibibazo n'ibisubizo byinshi cyane bizatuma ukorera provisoire bitakugoye. Kanda subscribe rero dukomeze twige neza nk'abahanga, twiga gusoma twihuta. Ni ryari ibinyabiziga bya gisirikare bikurikiza amategeko agenga ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa? Ni igihe iyo ari mu nsisiro, kuva bwije kugeza bukeye, igihe igihu cyabuditse kigatambuka kigatuma badashobora kureba neza muri metero 30 byibura, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ryari ibinyabiziga bya gisirikare bikurikiza amategeko agenga ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa? Ibi byose ni ibisubizo by'ukuri, rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Makuzungu ntirenze uburebure bwa metero 17 na 40, metero 18, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Metero 12. Makuzungu ntigomba kurenza uburebure bwa metero 17 na santimetero 40. Iyo umuyobozi ugeze mu isangano aho ibimenyetso by'umuriro biyobora ibinyabiziga, agomba kuva muri iyo sangano adategereje ko kugenda mu cyerekezo aganamo byemerwa. Agomba kuguma muri iryo sangano adategereje ko kugenda mu cyerekezo aganamo byemerwa. Agomba ibimenyetso bimurika, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo umuyobozi ugeze mu isangano aho ibimenyetso by'umuriro biyobora ibinyabiziga, agomba kuva muri iryo sangano adategereje ko kugenda mu cyerekezo aganamo byemerwa. Nicyo gisubizo cy'ukuri. Twakomeje. Ubusanzwe umuvuduko wo mu nsisiro ni kangahe? Imodoka zitwara abantu kilometero 40 mu isaha, ibindi binyabiziga kilometero 50 mu isaha.
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Muri rusange kilometero 65 mu isaha. Ubundi umuvuduko w'umunsi ni kilometero 20 mu isaha. Rero hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo kunyura ku iteme biteye impungenge, uburemere ntarengwa bwemewe kimwe n'amabwiriza agomba gukurikizwa byerekanwa n'ibyapa bishyirwa mu ntangiriro y'iryo teme, iburyo bw'iteme, ibumoso bw'iteme, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo kunyura ku iteme biteye impungenge, uburemere ntarengwa bwemewe kimwe n'amabwiriza agomba gukurikizwa byerekanwa n'ibyapa bishyirwa ku ntangiriro y'iryo teme. Imikumbi y'inyamaswa igomba kugabanywamo inyamaswa zingahe? Zitarenze 10 zitandukanyijwe na metero 15. Zitarenga 10 zitandukanyijwe na metero 20. Zitarenga 8 zitandukanyijwe na metero 10. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri zitarenga 10 zitandukanyijwe na metero 20. Mutubabarire tukazizo santimetero tugenda twibeshya. Twakomeje. Itara ryitiriwe umusaraba wa Mutagatifu Andereya risobanura iki? Kugenda ku gisate cy'umuhanda rigenga bibujijwe ku bayobozi bakigana. Kugenda ku gisate cy'umuhanda rigenga byemewe ku bayobozi bakigana. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ritegeka buri wese guhagarara. Itara ryitiriwe umusaraba wa Mutagatifu Andereya risobanura kugenda ku gisate cy'umuhanda rigenga birabujijwe ku bayobozi bakigana. Icyo ni cyo gisubizo cy'ukuri. Kugenda ku gisate cy'umuhanda birabujijwe ku bayobozi bakigana. Komeze. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'amagare na velomoteri na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibyemewe kurenza santimetero zingahe? Metero 0.90, santimetero 45, santimetero 65, metero 0.75. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'amagare na velomoteri na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibyemewe kurenza uburemere bwa ntibyemewe kurenza santimetero 75. Rero santimetero 75 zihuye na metero 0.75. Murakoze kuba mukurikirana amategeko y'umuhanda ku Kirezi TV channel. Mwifuza gutsindira provisoire vuba kandi neza. Ndagushimira kuba wowe uhitamo kwiga neza ku murongo amategeko y'umuhanda igika cya mbere kugeza ku gika cya 5, hanyuma ukabona gukora ibibazo n'ibisubizo utiga mu kavuyo. Rero ndagushimiye cyane, uri umuntu w'umuhanga, ugire amahoro.